bigenze bite? Sasa aha ni kuri Muhabura, hitwa mu mahema, ku bantu bavugana n'abasirikare cyane bakaba bazi ibintu by'intambara yo mu birunga. So ku mahema murahazi, precisely ku mahema ndaharenzeho gato cyane, kuko ari hepfo hano. Yego, harimo nka metero nka zingahera nka 200 cyangwa 300 gutyo. So ubu rero ndi kurwana no kuba naterera nkagera aho hejuru ubona umusozi n'ijuru bifatanye. So simbizi rero, imyuka ntayo irashira buri kanya, ariko gahunda ni imwe, ni ukuhagera. So nsigaranye isaha n'igice. So hari igihe byashoboka ko mpagera, cyangwa se saa 7 zamfata nkagira gute, nkahagararira aho ngeze, kuko guhayikinga nyuma ya saa 7 ntabwo byemewe kubera ubukonje buba hano hejuru. So turacyakomeje rero journée yacu ya Muhabura. Inyuma yanjye hepfo cyane ni muri Musanze, nimba atari muri Burera. My friend, nacangayikiwe. Hari umushuti wanjye wambwiye ngo iyo uri guhayikinga Muhabura uriyanga. So niwe naje guprovinga wrong. Sinzi nimba ndi bwiyange cyangwa ntari bwiyange, ariko I have to make it. So kubera ko if I don't make it, nzasubiramo. Dore hejuru imbere yanjye ho gato, so mwamubona, hari undi mugenzi Mazimaka twahoranye kare, sinzi nimba mwamubona. So aha rero niho turi guterera my friend. Nze ndebe ko nshobora kukwereka inzira neza. Nyuma yanjye ngayo nguko aya Muhabura, ihabura abana bahe b'u Rwanda. So twakomeje, so nkafashe nta bintu by'ubusireyi mwana, ngo nurumva ntago ari ak'abasireyi aka ngaka. Ku buryo wafata video uri pose, ariko bitandukanye na Sabyinyo, kuko narahagiye ndetse nabisoke. Muhabura ifite environment itandukanye, ikindi kirere cyabo harimo inyoni cyase kugira ngo nazikurura zikazamo, ariko harimo inyoni muri iki kirere, kugira gutyo ukabona imwe ukabona ebyiri, ariko zirimo. So ishyamba nuko rimeze, ibiti ni iyo ndeshyo yabyo, ariko hepfo twavuye mu biti byinshi. So ahangaha rero ho twinjiye ahantu hari ishyamba rireshya n'umwana w'amezi 6. Iri naryo ni ishyamba, sibyo? So dukomeze rero dutembere imisozi yacu. Abantu bazi ko guhayikinga byoroshye, ntabwo byoroshye, ni challenge uba uri gukora. Biri challenging, utazabona udufoto twiza, arumva kabota aho hantu ni heza, reka nanjye mpajye, bisaba preparation. And by the way, naje Muhabura, nari nzi ko ndi bujye kuri Gahinga, nsanga Gahinga bayifashe yuzuye. Ubwo rero bampa kuza kuri Muhabura. So ndavuga sinasubirayo, reka nze kuri Muhabura n'ubundi ntembere, nurire, nahagire, mbatembereze mbere kuko bimeze. Hakurya iyo reka nzenguruke urebe hepfo, utuzubona ni muri za Uganda. Yego, Uganda, Burera, hano hafi n'uduce probably twa Musanze, ariko oya ni Burera. Yego, iyo misozi iri inyuma yanjye hakurya hari utuzu, buriya ni muri za Uganda. Abazungu wa mugani bashyizeho imipaka, baraduhemukiye cyane. Ariko iyo uri hano hejuru my friend, uba witegeye ahantu hanini cyane, ureba ibintu byinshi, umujyi,
abaturage ewana hafite view ya danje, uhakubise etaje nuko utahaba nta nubwo bahakwemerera, ariko kabisa ewana baramutse bakubwiye ngo hano kabisa ni ahantu ho gutembera no gutembera, uraza kabisa, nushobora kubyurira uzafata agafamiye kawe ukazane, sinzi ko mwese muzahagera, cyangwa se uzane icyana ugipropose rwose munsi y'ikirunga aho ngaho. Dore zibamo nyinshi, hari ukuntu bazana umujinya cyangwa se mukarakarana mu rugo, muzajya mwibuka ko mwaporopozanye hafi y'ikirunga, kandi iyo kirakaye hari ibintu gicira by'imiriro, sinanze kuvuga uko babyita neza. So turi kuzamuka rero, mbanyujijemo nkaruhuka, nkongera nkatera agatambwe kugira ngo ndebe ko nshyikira abari imbere, bari hejuru cyane, ariko ndabashyikira kuko nta mpamvu ngomba kuhagera ariko nihanananira ikirunga ntabwo kigira gute, ntabwo kizimuka, sibyo? Ntabwo ikirunga kizimuka. So my friend, dusubire wowe kandi subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu, tugenda turi muri studio cyangwa se turi kugukorera bya biganiro by'amadocumentaire mukunda, birahari. Nurangiza iki ubu bireba mu gihe turi kugukorera ibindi. So ciao, Imana ikurinde umurengwe, ikurinde n'inzara nyinshi, kuko byose bigira gute, birandagaza. Bye bye, naho ubutaha.